se sherika sizangaha njye nicaye nkiri kuhamara iki reka njye mu nzu njye kureba umwana ukuntu binameze. abana mwaramutse komera ndaze ngiye no kwigira mu nzu. ese muraho sireyi mama tuziranye bambuye yewe ko waranyanzira ntabwo ari cyane meze ute se karibu murakoze cyane sanze twese twitanga na seri nyine yarasize hano kada icara kwaho ubusuke turajya mu nzu ubundi tujye kumara ikipira izuba. reka ntacyo twajya kuhakora hano ko mbona hari amahumbezi meza hari furesheri gusa ni heza cyane ntiwanyu bimeze bite se biri aho nyine cyane noneho cyagera gusanze iwawe nizere yuko noneho biri buce musanze iwanjye cyane rwose biraza kugenda neza none se sawa sha nyine kwa kundi niko byakomeje nta kibazo bihinduka urabizi gusa umuti warawukoresheje kandi umugabo wanjye ndamukunda n'iki gihugu no hanze nta mugabo mwiza njya mbona nk'umugabo wanjye ndamukunda pe ariko nawe ntakundaga sinzi ukuntu byaje kugenda igihe cyo ndi kukubaza kagati waragakoresheje ntiwagakoresheje byagenze bite kagati se ikibazo nshobora kugakoresha n'umugabo wanjye akabigenderamo kandi ndamukunda ariko se unahereye mvuga ariko mwabagore mwe sinjye mbashyira amakenga karibu reka nizere ko mutari muri za gahunda zanyu yewe reka nkuzanira agatebe kwanza wicareho umuntu ugira umugore njye sinjya amumenyera si ujya umenyera ibiki wa mugore uri ikibi wa mugore we wagiye kagushukana ubwo nabwo uraje inzaratsi nako si inzaratsi ni inzonnyo ntari duzi ko uvuze ko ari n'inzonnyo birenze no kuba inzonnyo ariko zizabazo ariko zikagufasha bitwaye iki zigufashije gute ikiza zikugezaho ni igiki ubona ntacyo buriya ni ikizi okay ntari reka nkwihorere icya mbere cy'uriya mugore ngomba kumufasha akava mwa buriya bwigunge afite yakoze kuko nawe mbona ari injiji ashobora kwemera ukamufasha cyane rwose hari igihe wowe ubona nta kibazo biba biteye n'iki na gitoya emwe bose se mutongana muri gutongana muri kuganira ni amabanga yanyu sinjajwa meze bite azi ubundi ko igihe cyose iyo mbasanze muri kuganira wikanga ukigira ute ubundi muba muri mu biki sa nyine ubushize nandi kumubwira nyine dore maze ni akanyamanyanga aka kagore uyu mugore ni mubi ni satani ni sekibi ntukagira madamu nturengere mba naje gufasha umugore mugenzi wanjye umufashije iki mbabarira cyane nyine mureke gutongana kamubwira impamvu gusa turimo turaganira nyine ndi kumubwira ku bibazo byo mu rugo nawe yandangiraga umuti kuko ushize wasanze bimeze nyine nubwo byaje kurangira kandi uwo mpaye nawe ushukunye nagize ubwoba nyine rega n'ubwo bimeze gutyo umugabo wanjye ndamukunda waba umuhaye se ukareba icyo abandi bakurushije ntabwo ngewe murasetse ubu se njya mfite isoni gutya mu bantu ari uko njye ntagendaga mu muhanda nkagenda nemye ajya gushuka uyu yawukoresheje nabi buriya yaragiye abifandika uko nawe ubwo ukoreshe neza wowe nta kibazo muha izo nzonnyo ziwe azirire amenye ibikuberaho hari igihe ushobora kuvuga ngo ugiye gukemura ikibazo kuko ugiye guteza ikibazo gikomeye cyane kuko iyo nza kumenya ko biri buze kungendera kugera kuriya sinari kwemera nahuye n'umugore nk'uyu namba nanjye yarabimuhaye aragerageza biranga ko namubwiye ngo agende agerageze byaranze ngo yagiye kujugunya madagerageza nyine genda ujugunye nyine gerageza ubwo uzahora muri ubwo bwigunge kugeza gihe cyiza n'uyu agushuke yarabimuhereje nabi cyangwa bakaba baramuhaye n'ibitari ibyo wowe se ubwo n'iki ko baguhaye ibiri byo njya wa muntu ndamwizeye cyane ese ma kuvuga ko baguhaye ibiri byo waba uzi ibimaze iminsi iba ku mugabo wawe ni ibiki se ese niba umugabo wawe waramuhaye inzaratsi zikaba zaramufashe rero muri ninde bafashe ngo ni iki
ariko musigaye mugira n'amabanga byagenze bite aramuhaye inzanya se ntabwo wamenye mwese n'ibiki uzi ko nanjye mbyibutse sha abagabo ntimubarusha ubwenge byagenze ute murinja ndabazi ubwo muraje mu marabikira umugabo ukuntu nabibonye ukuntu byagenze urumva nurese niba yaramuhaye inzaratsi akaba amubwira gukora icyo akora akagikora ni gute amuca inyuma bagira ate basinyishije sheke ya 3 miliyoni mugatabwa 3 n'igice yaranamuhamagaye ese niyo mpamvu ngo ni ikibanza ngo bagiye akambwira yuko yaguze ikibanza oya nkemeye iyo miti yawe ngo ninzonnyo harya aya ni ubushashwa bwanyu umugabo wanjye ndamwizeye namushyize ku murongo ikibanza ubwo kirahari reka mva nkubwire icyo umugabo wawe yagukoreye rero hari igihe wereka umugabo ko ufite ubwenge cyangwa ukereka umuntu ko ufite ubwenge ariko afite ubwenge bwinshi urumva neza ashobora kuba yaramenye ko ibyo byatsi ugiye kubimuha akitwara nk'uwabinyweye urumva yarangiza akaguha isomo bega abagabo nabo bazi ibiriya bintu babahereza ni igikiza ni nko kugira ngo bapfume birire amafaranga gusa mujye muri aho ngaho mwasame nawe ngo uri kungira inama nayikugira kugira ngo songere kugaruka mu rugo iyo bataguhaye ibya feke baguhereza ibyica umugabo wawe reka nkomeze nisengera Imana izamuhindura ubundi Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose tugira ntabwo nabishinga ntabyo narinzi ariko umugabo wanjye byanze bikunze arakubona ahubwo wowe uramubona wigize sireyi mama haguruka umvira mu rugo nakocinga aho dini haguruka ngomba kuwuguka haguruka umva ugomba kuwukoresha ako nimureba uyu mugore hagurukira mu rugo yewe ntaho ndi bufe waciziwe